Hello guys, nongeye kubaha ikaze kuri YouTube channel yanyu ya How to Rwanda TV. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe mwese mwe mudahwema kudukurikirana umunsi ku munsi. So guys, uyu munsi mbazaniye umushinga. Ariko uyu mushinga ni uw'igihe kinini. So guys, twagiye. Icyambere usabwa kuba ufite OKX. Iyi nkozeho iyi ndimo. Icya kabiri ugomba kuba ufite ni MetaMask. MetaMask ni iyi ngiyi, iyi nkozeho gutya. Niyo MetaMask. So guys, kugira ngo uyu mushinga tuwutangire, ugomba kuba ufite nibura hano kuri balance ya OKX ufiteho amadolari guhera kuri 2. Minimum ashobora kuba 1.7, ariko we wagira 2 kuko bakatamo. Naho maximum n'ayariyo yose waba ushaka gushyira muri uyu mushinga ngiye kubereka. Ariko ndabashishikariza gutangirira ku madolari 2 kugira ngo ubanze urebe uko umushinga umeze, uwigeho, unawumenye neza, ubone gushyiramo andi madolari bitewe nuko hamanya n'umutima wawe. So, ayo madolari hano nayo dufite. Tugiye kuyashyiramo. Uraza hano kuri asset. Nugera kuri asset, uraza hano kuri deposit. Deposit crypto. Dushake USDT. Reka dukoreshe Ethereum ERC20. Aba ariyo network dukoresha. Tuyikoreho. Niturangiza dukopie address. Tuhite tugenda dufungure Binance yacu. Abenshi ndabizi ko ariho mukunda gutunga ama USDT cyangwa ama crypto. So uyituza kuri asset, nurangiza ukore kuri send, withdraw crypto, USDT, nurangiza uhitemo network, twahisemo Ethereum ERC20. Fee baratubwira ngo ni 0.5, akatugeraho mu minota 7. Ngira ngo muri kubibona. So ngewe hano bari kumbwira ngo minimum withdraw na amadolari 10. Gusa ngiye nyafiteho. Wowe utayafite unyandikire inbox, ndasiga nimero zanjye muri video description, mbwire ngo ushaka ama USDT 2 bitewe nayo turi bukenere dukoresha. Nge ndahitamo Ethereum niyo nahisemo. Nkoreho. Nindangiza mite nshyiramo address ya indi na copy. Muri paste. Minimum watubwiye ngo na amadolari 10. Oya. Nari nshyizemo max, reka nshyiremo amadolari 10 niyo minimum baduhaye. Mite nkora withdraw. Nkore confirm. Tayari withdraw processing. Majije kubikura ama USDT 10. Ubwo nyategereje muri OKX yanjye. So guys, ngira ngo murabibona ko ya madolari dukuye muri Binance tuyohereza muri OKX amajije kugeraho. Badukase 0.5 baba babikubwiye. So wowe hano urasabwa 2. Kuko aribwo gitangira urasabwa 2. Ngewe nkunda kuri skinga tu nta kibazo mba mfite. Wowe hano urasabwa 2 niyo uheraho. Gusa asabwa ni $1.7. Impamvu ndi kukubwira amadolari 2 nuko bakata. Uba witeguye izo gazi fee. Gusa ntago bakata menshi, aba ari duke cyane. Aba ari udufaranga duke cyane bakatamo. Niyo mpamvu nkubwira kuba ufite hano kuri account ya OKX amadolari 2. Niba utayafite hano muri OKX, utanayafite kuri Binance, unyandikire nyakugurishe akugereho. So twakomeje. Icyambere turagisoje. Tugiye gukora icya kabiri. Uyu mushinga wacu uradusaba koa, ntabwo dusaba amadolari. Uradusaba coin za koa. Kandi ukadusaba coin za koa 62. Aka kanyizo coin 62 zihwanyije agaciro ni $1.7. So ikintu urahita ukora ni iki? Turahita dukonvata izi USDT zacu tuzikonvatemo amakoa. So twagiye. Urahita ukora hano kuri OKX. Nurangiza ukore kuri aka kantu ko hejuru. Nurangiza uzurebe convert hano kuri trade ahanditse convert ukoreho. Ngenda koresha ama USDT 5. We hano ubwo urandikamo 2. Nurangiza hano hasi uvuge ko ushaka kuyavunjamo amakoa. Andikemo koa ngiye hano hejuru. Ubwo hano barahita ba amakoa 180. Turebe wowe uri bwandikemo 2, baraguha koa 71. Urumva ziraba ari koa nyinshi. Turebe koa 62 1.7 bya USDT
baraguha kowa 61, ubwo ni 1.8, ariko wowe usabwa gukoresha amadolari 2. Reka nkoreshe amadolari 5. Urabona ni kowa 180 bari bume. Nkore preview, mite nkora convert. Tayari majije guhindura ama USDT 5 nyahinduramo amakowa. Go to asset, ujye kureba kuri asset yawe. Urabona mfitemo kowa nkagiramo USDT, so umubare wa kowa mfite ni 180. Ziwanyije agaciro n'amadolari 4.98, bivuze ngo bankasemo kuko ndatradinze. So hari abantu bagarukira bagaholdinga gutya, bakaba bashoye aya madolari 4 bakabirikira hano, byazazamuka bakahita bagurisha. Ariko guholdinga ubireba gutya biragoye rwose, biragoye guholdinga ubireba gutya. Uza muri OKX ukabireba, iyo azamutse gato kubyihanganira biranga ukahita uyagurisha, kandi wari gukuramo amafaranga menshi cyane. Niyo mpamvu haje uyu mushinga ngiye kubabwira witwa gutya, KowaZage. Umushinga witwa KowaZage. Ikintu dufasha ni iki: ushoramo kowa zawe ukajya ukreminga buri munsi kowa paka na limit, kugeza igihe bazayifungira cyangwa bazumva badashaka ko ikora bayirambiwe, cyangwa kugeza igihe bazahomba cyangwa bazunguka. Igihe bazabishakira nyine bo bumva bashaka kuyifunga, nibwo uzarekera gukreminga. Ariko ni umushinga uzamara igihe kinini, niyo mpamvu nababwiye ngo ni long term project. Wowe ubusabwa iki? Gukreminga buri munsi. Gusa hano ntago twari twinjira mu mushinga nyirizina, so tugiye kwinjira mu mushinga nyirizina. So tumaje kubona kowa zacu kuko nizo zikoreshwa muri uriya mushinga. Ikintu urahita ukora ni iki: urahita uvamo ujye muri MetaMask, uyifungure uyinjiremo. Ukimara kwinjira muri MetaMask wallet yawe, ikintu uhita ukora ni iki: uraza ukahita ukora hano handitse ngo BNB chain, ugashaka chain ya kowa, kaza ukareba muri izi zose. Iyo uyibuzemo chain ya kowa haba handitseho kowa mainnet, iyo uyibuzeho uhita uza hano kuri custom. Iyo ugeze hano kuri custom urabona ko hasi iriho, ariko iyo nayo ufiteho uhita ukora kuri add a custom network, bakaguha utu tuntu utwuzuzamo gutya: network name, kowa mainnet. Hano bakakubwira ngo shyiramo RPC URL, ugakora kuri aka kantu kamanuka akaza add RPC URL, gakoraho, kakubwira ngo shyiramo URL, ukayipestingamo, kandikamo kowa. Iyo ubisoje ukora hano kuri add RPC URL, urabona yagiyemo. Iyo usoje uhita ushyiramo chain ID 1366, symbol urashyiramo kowa. Impamvu hano biri kwiyandika gutya nuko iyi nyifitemo kowa, nayisetinzemo irimo, kandikamo kowa. Block Explorer URL, uraza ugakora hano, kahita ukora kuri add block explorer URL, kahita uyipestingamo. Iyo bisoje ukora kuri add block explorer URL. Ibi byose wabisoza uhita ukora hano kuri save. Iyo ukoze kuri save, kowa mainnet ihitizamo hano hasi. Iyijeho uhita uyikoraho, kahita winjira muri kowa mainnet. Iyo birangije winjiyemo uhita ukora hano kuri receive, kahita umanuka ugakora hano kuri kowa mainnet, ugakora copy address, kahita uyijyana muri OKX. Numara gukora copy usubire muri OKX. Nugera muri OKX uhita ukora kuri asset, uhita uza kuri withdraw crypto. Turashaka ku withdrawinga kowa, duhitemo unhosted wallet. Turangiza ni kowa, bakubwiye igihe ishobora kukugereraho ni minota 2. Tusliding kore pasting address yacu, murayibona. Dukore next, baratubwira dushaka kohereza kowa zingahe, 180. Dukore max, dukore next, dukore confirm.
tayari kowa turi kuzohereza, bari kutubwira ko ziri mu nzira. So guys, niba ushaka kugira ngo ubone turiya tuntu nanditsemo ndimo ndadinga kowa muri wallet ya MetaMask, jya muri video description cyangwa muri comment ya mbere urahasanga link nasize ya WhatsApp channel yacu, aho mbahera update nyinshi naba navuze muri video. Urasanga nayishyizemo, ugenda udukopiya kuri pastinga kuri ya mbigenje, nawe ubashe kugira kowa kugira ngo ubone uko winjira muri Kowazaje, ubone nuko ukura kowa muri OKX uzishyira muri MetaMask wallet. So guys, nyuma yo kohereza amakowa yacu ava muri OKX aza muri MetaMask, reka turebe ko muri MetaMask yagezemo. Urahita ufungura MetaMask, urabona tayari kowa zagezemo. Dufiteho kowa 180 nizo twari twoherejemo. So kowa zimajije kugera muri MetaMask, turakurikiza hiki. Urahita ugenda muri video description cyangwa muri comment ya mbere, urahasanga link nahasize uyu mushinga, uhite uyikopiya nk'uko nkopiye iyi ngiyi. Numara kuyikopiya usubire muri MetaMask yacu, uze hano hari explore ukoreho. Numara gukoraho ujye hano hejuru hari search ukoreho. Nurangiza upestingemo ya link yacu cyangwa uyandikemo. Tumara gupestingamo tuyikoreho dutegereze. Urabona tugeze muri Kowazaje yacu. Ikintu cya mbere urahita ukora ukigeramo, urahita ukora connect wallet, uhitemo MetaMask, uhita ukora connect, permission update, switch to network, ukore kuri KowaDAO. So urabibona ko dusoje guconnecta wallet yacu. Banyeretse referral ID bama na register for. Urabona ko bari kunyaka kowa 60. Urabona ko zagabanyutse, ngira ngo urabibona. Nari nababwiye 62 ariko urabona babigejeje kuri kowa 60. Uhita ukora kuri register for. Numara gukoraho barakubwira transaction request account gutya na gutya, uhita ukora confirm. Transaction submitted. Tayari base bambwira ngo welcome. ID yawe ni iyi ngiyi. Total and kowa ni 0. Bahita bakubwira ngo proceed to dashboard ukoreho. Hano nageze muri dashboard yanjye. Murabibona hano nageze muri Kowazaje. So ikintu uzajya ukora buri munsi, nushaka ukiyinjiramo itushyiramo alarm y'igihe ukoreye claim, kugira ngo buri munsi utazasiba na gato ujye ukora claim yizi kowa. Ngira ngo murabibonye nagara amafaranga menshi, ni $1.6. Uhita ukora kuri claim reward. Hano uzajya wakora buri munsi. Iziri claimable ni 0.2. Uhita ukora claim now. Kore confirm. Tayari soje gukora claim y'izuyu munsi ngizi hano. So izi ngizi mba nkoreye claim banemerewe no kuzibikuza. So guys, nuko twiyandikisha muri uyu mushinga wa Kowazaje. Niba ukunze video kola like, uyisharinge, unatere comment, ntiwibagirwe no gukora subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana mu mavideo yose nyuza hano yerekana uburyo twakoreramo amafaranga muri uyu mushinga. Uyu ni umushinga uzamara igihe kirekire. Ikindi naberekaho ni nko kuzamura level. Nkaho urabona ndi kuri level 1, kaza nko kuri level 2. Urabona kuri level 2, ushaka kujya kuri level 2 uhita ukora hano kuri level 2, hano hari 60 ugakoraho. Nirangije gukoraho uhita ukora confirm. Ubwo biba bisaba ngo uba ufite izindi kowa muri wallet yawe. So ngira ngo urabona transaction birangiye, mbangeze muri level ya 2. Ngira ngo uri kubibona hano mba nongeye agaciro ka kowa nzajya mfata ku munsi, kuko mba nzamutse muri level ya 3 isaba kowa 120, level ya 4 isaba kowa 240, ya 5 gutyo gutyo ukazamuka paka. N'ubu buryo bikorwamo. So guys, nakoze cyane kubana natwe. Ciao, hasta la vista.